Yes, reka mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza mwe mudukurikira umunsi ku wundi. Ndi kumwe na Kiranuka TV, Sezerano TV, Rwanda Gospel Show, Iyerekwa TV Show. Nishimiye kubaha ikaze mwe mwese mudukurikira, tubashimira mwe mwamaze gukora subscribe. Mbere ya kamera zacu turi kumwe n'umukozi w'Imana, ntawe usiga Imana. Nishimiye kuguha ikaze. Amakuru zashimye Imana ko warakayize. Anago narakashira mikrofone neza. Ntago narakaye. Ko warakaye. Anago narakaye. Ibintu bimeze neza. Neza nta kibazo. Ngo haye ikaze kuri izi sheni zose za YouTube zigukurikiye muri aka kanya. Tugiye kugaruka muri bya biganiro byacu bimwe bivugwa kuri iyi mihanda. Yego. Mbere ya byose reka mbanze gusaba ubanze dusengera Imana. Ituyobore muri iki kiganiro. Murakoze. Mana turagushimiye. Uri Uwiteka n'iryo zina ryawe. Urishobora byose. Mu mahanga yose nyagora ku ngoma baraguhamya kuri uwera. Niyo mpamvu iyi saa turi imbere yawe. Twemerere ubwoko bwawe. Abo warose mu bise by'amaraso wameneye ku musaraba Golgotha. Tubonetse ahangaha imbere y'isi yose kugira ngo tuvuge gukomera kwawe. Tuvuge Imana iby'ubwiru bwawe. Iby'abana b'abantu bose batapfa kumenya uretse wowe wabihishuriye. Niyo mpamvu aya masa Kristo turakwinginze kugira ngo uhagararane natwe. Hagarara nanjye mu rwanjye ruhande, uhagararane n'umunyamakuru uri imbere yanjye mu izina rya Yesu. Isi yose igiye gukurikirana ibi biganiro mu izina rya Yesu uyishoboze, kandi Imana bakimara kubyumva hagira abahinduka muri bo. Urakoze, icyubahiro n'ikibi cyane none n'iteka ryose. Amen, amen. Mbere ya byose yuko ukomeza n'ibiganiro byacu, numvise isengesho usenze, numva n'isengesho rikoze ku mutima. Tubanze dutangira ikiganiro cyacu turi mu mwuka w'Imana. Haleluya. Dusangije ijambo ry'Imana. Yego. Ikintu Imana igushize ku mutima, ijambo ry'Imana ubanze uritubwireho gatoya, aba ari ryo tuzamukiraho tuganira ibiganiro byacu. Karibu. Imana ibaha umugisha. Reka turebe amagambo y'Imana tubona muri Yohana mu bice byaho 10. Turahera ku murongo wa mbere. Yohana ibice byaho 10 umurongo waho wa mbere. Bice 10 kwa Yohana. Abantu badukurikiye ariko mujye namwe musoma Bibiliya, kuko Imana ahawe ijambo nawe ugomba gutabumbura Bibiliya. Gavuze ngo umwungeri mwiza ni ukuri ndababwira yuko uwinjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo, ahubwo akurira ahandi, uwo abari umujura n'umunyazi. Ariko unyura mu irembo niwe mwungeri w'intama. Umurinzi w'irembo aramwugururira, kandi intama zumva ijwi rye, ahamagara intama ze mu mazina yazo, akazahura. Imana ishimwe. Imana ishyirwe hejuru. Haleluya. Amen. Dushimye Imana kubw'amagambo y'Imana. Bibiliya itubwiye ko hari abantu banyura mu irembo babanje kurira urugo. Uwo ntawe ujya mukingurira. Ariko umuntu unyuze mu irembo uwo ngo aragururira. Noneho Bibiliya isobanuye ko uyu muntu wuri urugo ngo azari umunyazi. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Amen. Rero muri kino gihe dufite abantu bageze mu rugo buri inyiki. Yego. Dufite abantu uyu munsi wa none bari gutukisha izina ry'Imana, bavuga ngo ni Imana yabatumye. Yego. Abo ni abanyazi n'abajura. Imana ishimwe. Bibiliya yatubwiye ngo intama zanjye zumva ijwi ryanjye zikarimenya, ngo izanjye ndazizi nazo ziranze. Imana ishimwe. Rero niyo mpamvu uje kukubwira ngo uyu munsi wa none hari abajura bahagurutse mu murimo w'Imana. Hari abajura bahagurutse baje mu nzu y'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Abangaba rero uyu munsi wa none niba batumye Imana imagurutse ngo nze mvugeho.
hano ijambo ry'Imana riravuze ngo akazihamagara mu mazina yazo. Kirazira kuba aba bajura nabo umuntu yabavuga mu mazina dushingiye ku ijambo ry'Imana rivuze, kuko niba uvuze ngo hari abajura birumvikana yuko barahari kandi bagomba kugaragarizwa abantu, kuko hari abantu batazi ko ari n'abajura, hari n'abatazi yuko atari n'abungeri. Ariko niba ijambo ry'Imana ribarondoye, kubera iki amazina yabo yaduhishe? Ntabwo ari ngombwa. Niye mpamvu ntabwo ari ngombwa, kuko buriya wibuke Yesu cyangwa se bavuga ko ari umutware, umwami cyangwa se umwami tubifate gutyo, yabibye amasaka, bucya abagaragu bajya mu murima, yego basanga hamezemo urukungu, baragaruka baramubwira ngo ko twabibye amasaka none tukaba dusanzemo urukungu. Arababwira ngo umwanzi niwe waje arushyiramo. Baramubwira ngo none tugiye ku rurando, mushobora mukareka amazina. Arababwira ngo nimureke rikura, umunsi bizaba byamaze kwera byasobanura, azafata amasaka afate n'urukungu arushyira ukwarwo, amasaka yashyira ukwarwo. Shatse kuvuga ikihanga, nta nubwo noneho uru rukungu azarufata gusa ngo arushyire hari, azarufata narangiza ngo arwanike, kabiri namara kurwanika anarutwika. Rero niyo mpamvu iri kwishurwa, kuko dushobora kuvuga aba bantu nyamara ejo bumvise bari mu nzira itari. Ariko muri ibyo byose witwaza, uribuka yuko mu kiganiro duherutse gukora ubushize wameshoninze amwe mu mazina y'abantu batandukanye, harimo abitwa ba Potre Yongwe, ba Papa Bitangaza ndetse n'abandi. Aba baba ari bo bajura izina ry'Imana cyangwa ijambo ry'Imana rivugiye muri iki kiganiro. Rega Bibiliya iravuga ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo. Imbuto bera nizo zitwereka ko ari abakozi b'Imana. Rero noneho tugende umwe kuri umwe. Reka duhere kuri Apostle Yongwe. Muri iyi minsi arimo aragenda agarukwaho mu mbuga nkoranyambaga, bamwe bavuga yuko hari na video ziwe zamaze kujya hanze. Pastor Claude niwe wavuze yuko afite na video ze, sibyo? Tuduhere ku mbuto za Apotre Yongwe. Zimeze zite nkawe nk'umukozi w'Imana? Iyo ubonye Apostle Yongwe umubona uti? Ariko urabyemera ko nawe ari apostle? Urabyemera? Iko mbyumva. None se niba ari umugabo Dawidi, umugabo Dawidi, umugabo Dawidi Dawidi yagiye kwihisha mu buvumo, arangije navuga ko ari nk'isikoti ya Dawidi. Sawuli baza kumurangira yuko Dawidi ari mu buvumo. Sawuli amusangayo, isikoti iramubwira ati mwamwishe ntabwo ari ukumutinya, ndi kumuha agaciro kiwe kuko yimikishijwe amavuta. Kandi Bibiliya yavuze yuko bazanwa no kwiba ari abajura, kandi bavuze ko muri iki kibuga harimo abajura. Ubwo se abajura nabo kubaho? Nyine Bibiliya ivuze iki? Iravuze ngo intama zanjye ziranze zumva ijwi ryanjye. Yego. Rero kabiri nakubwiye ngo uyu mwami yabujije abagaragu kurandura iki? Urukungu. Ninjya gutera amabuye Apotre Yongwe, yego ndaba ngize gute? Ndaba ndanduye urukungu. Ariko wibuke ko ubushize umuhanuzi yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga avuga yuko yabonye yerekwa asurwa na Pastor Roger. Icyo gihe warakugira mu ivi, none uri kwanga kuvuga ijambo ry'Imana ngo ryavuze ngo tureke ngo urukungu
n'iki ngo rukurane n'amasaka, cyagiye kutaruretse ngo rukurane n'amasaka ukaza ukavugisha ukuri ko yasuwe n'abazimu. ese bihuriye n'ibyo bikomeza ubwo urumva ntaho bihuriye. none se umuntu abonekewe n'umuntu ubwo ni Apotre ntabwo ari namubonye yapfuye ntakitwa Apotre. none buriya ari kuvuga ntuwapfuye, niyo mpamvu bavuze ko ari umuzimu wamubonekeye. na hejo bundi bavuze ko Apotre hariya utuntu tw'impanga turi ahantu wavuze ngo iki kayo mavuta utayubashye. Rega nge mba nibuka ibyo twaganye. Ndabyibuka nanjye ndabyibuka naravuze ngo nge ntabyo nzi. Yego kandi nubwo yaba zifite yego ntabwo ari we wa mbere. unavuga yuko nawe hari uko wakwigenza oya wivuga ngo nanjye ndi umuntu sibyo, birashoboka ko nanjye ejo byamvaho ntabyara se ntabyara nayo ngira iyo nyine. mureka mbabwire uyu munsi wa none ndagira ngo tuganire. uyu munsi wa none mwebwe mwiha abantu amatwi bari kuza gusenya umurimo w'Imana, je ntago ndi bubemerere. Hakusi umurimo w'Imana urasenyuka mwarawubatse ubundi. none se udasenyuka niba Imana ihamagaye abakozi bayo gatangira kubasebya no kuhabaharabika. uyu mugore nta mugore wigeze azana ngo avuge ngo yongo yanteye. yego umugore wari waza hano wavuge ngo Apotre yongo yanteye. urabona abantu bambaranye ubusa baza kuvuga hano umugore. none se uri kuvuga bikwe ayamufatiye akaguru ndakamufatiye ni wenda ariko ntabyuzi yego nuko hari ikimanero ntago mvangirwa impamvu mvuze ngo vangirwa twumva nuko na Dawidi avuga ko yabonye yerekwa rya Pastor Theogene wavuze yuko yawe babonekeye ntababonekera we ntiyapfuye. Yesu ariko ni ndo kwese yapfuye wayisomye nabi. Bibiravuga ngo mbere na mbere yego ariho jambo yagize ate yahoranye n'Imana kandi jambo ninde ni Imana. agiye kugenda agiye mu ijuru yavuze tega amatwi urisomye nabi. mbere na mbere hariho jambo. uwo jambo yahoranye n'iki? yari Imana. nta cyaremwe na kimwe kitaremwe nande nawe urumva bavuze ko ari Imana. tega amatwi noneho agiye kugenda yavuze ngo iki? Yindeze Yesu ajya he? yaravuze ngo ndagiye ariko nubwo ngiye kandi yagiye aturutse ni ngombwa ko aturutse mu isi. mu isi ahagera yahamaze imyaka 40 ingahe? maze wibimbaza ndagira ngo nkubwire uyu munsi wa none imyaka yahamaze ni imyaka 33 arapfa. oya ibyo nashaka yarapfuye ntiyapfuye. yarapfuye ntiyapfuye ariko Yesu yapfuye ati Yesu ninde yarapfuye ndabyemera yego ariko noneho ntabwo Yesu yapfuye. none ubwo ababonekerwa nawe yarazutse wenda na Pastor Theogene nawe yarazutse ahita ajya iburyo bw'Imana ajya kubonekera abana b'Imana. uyu munsi wa none yego isi yo avuge ngo ngiye Theogene yarambonekeye yicaye mu ijuru. Nuwavuze ngo yaramubonye avuze ngo yamubonye ngo ari ku ntebe y'Imana. Yego birashoboka ko Satani nawe yaje kumwereka hayi. Suga bose ntibabeshya ubundi. Ntago mbizi. Hako baranabeshya. None se batabeshya ninde wavuga ngo umuntu ngo yarambonekeye cyeka niba ari abadayimoni. Ntabwo bizi ko baranabeshya. Nese umuntu abonekera undi ateye yarapfuye. Ese ngaho vangirwa twumve. Ibyo kamubwire Yesu tega amatwi Bibiliya ivuga ko Yesu abahamagara arabavuga ngo mugende
yego uyu munsi wa none dayimoni umugambi afite yego ituru rivuze nkabona hari ukuntu nawe buriya agaturo nuko niryo jambo mwitwaza mugiye kuzitera none Aburahamu yakoze mbere yuko avuga kuri wowe uriyo bakora yakagenda nibi none turi kuvuga uri kuvuga erega ntabikari ntabyo wabonye nibyo wumvise ntabyo wiye kandi ari wowe uyoboye kuvuga ngo nta muntu uba wafatiye undi akaguru oye nyine ngewe ndi kuvuga kuko uri kuvuga ko usategereze yego dukomeze uri kubyumva mugiye kujya mubona abantu ngo bavuye ikuzimu bababwira ngo babonye nyine tega amatwi iyi ni misiyo satani afite yo kuza guharabika abakozi b'Imana reka nkubaze nimba uyu munsi wa none yego Bibiliya itubwira ko Yesu yahaye abigishwa ubutwari ngo birukane abadayimoni mu izina rya Yesu yego uyu munsi wa none umuntu wirukanye abadayimoni bakavuga ngo ni satani yamuhaye ubutwari yego ese ko ntawe baraza ngo batubwire ngo uyu ni umukozi w'Imana nimba uyu munsi none se babafate baba promoting kandi ari abasatani nyine ni abasatani niyo mpamvu ndimo ndabwira isi yose inyuma yego nkabwira n'abantu bumva akantu gato bagahita bahaguruka baza kuri kamera yego bajye baza bavuge ariko bibuke ko nimba koko ari abakozi b'Imana Bibiliya avuga ngo ntugashyushye inkuru ya mugenzi wawe none se pastor suri hano kuri kamera ndi hano ubu nihagira umuntu uri buze kumamagara kama n'agafoto kawe hari ukuntu wambaye ninza kubishyira hanze ko ari ugushyushya inkuru kandi ari we wabwiyambitse hari wakwambaye
erega hari ikintu Erega nitukuva ko wayiteye wemera igihe nkubwira uko dukoranye ibiganiro nakubwiye ngo uyu munsi wa none ntabwo ari nge pasiteri urabushize hanze ndashyize hanze iki urabushize izina ry'Imana hanze ayiwe data we urumva iki kinyoma baba badukangisha uya ntabwo ari ikinyoma ubundi si izina ry'Imana rirugamye aha ngaha niko tega izina ry'Imana tega rirugamye ari amatwi umupagana ararivuga ari umukirisitu mu kabari barayivuga tega urumva amatwi ryugamye ntiri tega hanze amatwi tega amatwi harabashyize Bibiliya hanze. ivuga ko abisirayeli iyo bapfushaga barashyinguraga ese uyu muntu wagiye gushyira ifoto hanze wagiye kumuganiriza nyine wagiye kumuganiriza ese bakuganiriza Bibiliya iravuga ngo mwene so nakora ikosa musanga umuganiriza urakoze cyane irindi Bibiliya ikavuga muri 50 muri Zaburi rikavuga ngo ibyo urabikora nka kwiyo ukibwira ko mwanye nawe nzabiguhana mbishyira imbere y'amaso uko bikurikira naho urimo urabitwikira ariko nyine azaba yageze gute cyagiye mwamaze kumujugunya hanze Bibiliya iravuga ngo ni mu mucyaha akabyanga yego mumujugunye hanze abo umunyamahanga none wamusanze cyangwa ahubwo uhise wirukanka ahirira ko utari buze kujya kazita wavuze tega yuko nawe wayitera tega amatwi yego wamusanze niba ivuga ngo mwegere mwene so yego hano kuri iyi wenda nk'urugero hano kuri iyi mihanda mfite inshingano zo gusanga umuntu cyangwa ndaza hano kuri kamera ni ntubwire nyine wowe uri umunyamakuru none se wibyo waje kuvuga wowe uri umunyamakuru utabasanze wowe uri umunyamakuru yego kutabasanze wowe nta nubwo bakwitaba iyo ubahamagaye urakoze cyane nta nubwo bakwitaba aho gaho ukoze akantu nta reka nubwo tubabwire bakwitaba kuri kamera rero udufoto twawe tudushyire hanze urumva kuko njye hari umuntu nahamagaye muhamagara amezi ageze muri abiri Yongwe naramuhamagaye ndanamwandikira wamuboneye yerekwa yambaye ipantaro ntiyacikaguritse hari ngore wabonye ipantaro bicikaguritse arasuzugura bene nk'uwo rero we ugomba kumutangaza ahubwo bimubwirira hano rero uri ko kubyumva n'ubundi yaragusuzuguye bivugire kuri iyi mihanda oya ndabivuga nibyo nakubwiye ngo Yongwe umwitondere Yongwe Bibiliya ivuga iki iravuga ngo nugaruka nzakugarura birashoboka ko yanyihoreye yego ariko akihana yagiye ariko arihana we komeza gusura wimwitaho yego uriya mureka rero nicyo nenda kukubwira uyu munsi wa none mu bantu bari buze guhagurukira Yongwe ntabwo ndi buzemo cyane impamvu ntari buzemo ndazamo gake impamvu ndi buzemo gake oya nashaka azabyihorera njyewe impamvu namuhamagaye bwa mbere nkanakwaka nomero ze nayo nabonye iyerekwa rye nyuma yaryo rero nabonye irindi ni nayo mpamvu nari bumuhagurukire ngaho ritubwira n'ubundi ntuteze kumubona nubwo wagira gute uyu munsi wa none Yongwe hari ibintu ari kuvuga mukamuteragura amabuye muti Yongwe nijajwa Yongwe ni igiki si yose Yongwe yarihanye Yongwe yarihanye afashe umugore haramuzana kuri kamera ngo naze aharabike pasta birashoboka ko yabikoze ariko Imana ikaza kumunyereka yaragize ese kukiweretswe Yongwe gusa kukiweretswe Yongwe ntabwo ari Yongwe wenyine hari n'abandi nande oya nuko Yongwe ariwe mumbajijeho uyavuga amazina yabo Imana yakweretse Yongwe niwe mumbajijeho Yongwe impamvu mbivuze nawe nuko namuhamagaye akanga kunyitaba abandi nabo nzaba Dawidi wowe ndetse namubwiraga iki nigeze ko mubimbwiye aha ngaha Dawidi ntayerekwa rye nabonye kuki utangaje ibyo twakubwiye gusa ugahita nabimbwiye hano Dawidi ntabwo nigeze nsenga ngo menye iyerekwa rye cyakora ndazi cyase ariko kuki wahise umwita umuzimu nta nubwo nagasenze mvuga ngo mana kuko njyewe namaze kubyumva niba umuntu abonekerwa n'uwapfuye yaraguye nasubire gusenga